Nizere ko mumeze neza muri amahoro, ariko reka nangire nshimira buri umwe wese udahwema kudukurikira, ariko by'umwihariko nanone reka nkomere mu mashyi umuntu wemeye gukanda subscribe hano ku Muhigo TV akemera kudushyigikira. Nongeye kuguha ikaze wowe udahwema kudukurikirana hano ku Muhigo TV umunsi ku wundi, wowe udahwema gukurikirana ibiganiro tuba twaguteguriye umunsi ku wundi, ukora like, ukora share, ukora subscribe. Ndagushimiye. Natwe ntago tuzahwema kukugezaho amakuru abagiye atandukanye mu ngeri zigiye zitandukanye, politics, sport, entertainment ndetse n'ibindi byinshi cyane. Nkuko mumaze kubimenyera, nge nitwa Ngirumwami Samuel hano ku Muhigo TV. Reka ngushimire wowe udukurikiranye uri hano mu Rwanda, uri hanze y'igihugu, uri muri Afrika, uri muri Asia, uri muri Oceania. Nguhaye ikaze ari nako nje kukugezaho amakuru abagiye atandukanye avugwa hano mu Rwanda mu ngeri nyinshi zigiye zitandukanye. Yitwa Ishimwe Karake Kerema, ushobora kuba utamuzi, ariko mvuze boss cyangwa CEO wa Kina Music muramuzi. Uyu nguyu niwe ufite rebo yitwa Kina Music, genda imanaginga abahanzi bagiye batandukanye, harimo uwitwa Neringabo, hakabamo na Butera Knowless ndetse n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. Uyu mugabo yatangiye ibintu by'umuziki kera cyane, atangira acuranga bisanzwe, nyuma nibwo yaje gushinga itsinda cyangwa se icyo twakita nka rebo ifasha abahanzi ikagenda ibakorera imiziki. Nyuma nibwo yaje gufata no kugera naho yinjizamo uwitwa Butera Knowless, ndetse biza no kubahira, baza no kubana. Uyu Kerema yaje gukora ubukwe rero nkuko mubizi ku itariki 6 z'ukwezi kwa Kanama 2016. Uyu Ishimwe Kerema ni umugabo wubatse, ufite abana babiri, ndetse akaba afite n'umugore we babana mu buryo bwemewe n'amategeko, ari we Butera Knowless. Ishimwe Kerema Karake, ubu ngubu inkuru irimo iraca ibintu ku mbuga nkoranyambaga, ibintu byahuruje abantu bose bashize ivuga. Ni inzu y'agatangaza amaze kubaka ahantu hitwa mu Bugesera, ahazwi nko ku Karumuna ngira ngo. Iyo nzu mubona niyo witwa Ishimwe Kerema, akaba na boss wa Kina Music. Ni inzu nziza cyane, ni inzu iyo uyitegereje ushobora gutekereza ko atari umuntu ku giti cye wayiyubakiye, ushobora gutekereza ko ari nk'ikigo runaka cyayubatse, hakaba hakorerwamo wenda ibintu bigiye bitandukanye, ariko ni inzu y'umuntu ku giti cye. Ariko murayibona, ni inzu nziza cyane rero, inzu ihagaze agaciro ka miliyoni zirenga 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Akarere ka Bugesera rero unabona ko ari akarere kagenda kigarura imitima y'abantu bafite amafaranga, ndetse ahane kakaba ari n'akarere gatuje cyane, kuko na akarere gasa naho kitaruye umujyi, kuko ubona ko abantu benshi bagiye mu ngeri zigiye zitandukanye, abastari, abahanzi, abayobozi mu nzego za leta, ndetse no mu nzego zikorera. Ubona ko ari akarere kagenda kaganwa n'abantu benshi bagenda bagaturamo, kubera ibikorwa remezo nabyo bigenda bihiyongera umunsi ku wundi. Muramuzi mumuzi uwitwa P cyangwa Platini, nawe amaze kuzamura inzu y'agatangaza hariya mu karere ka Bugesera. Rero inzu witwa Ishimwe Kerema ni inzu ubona ko inzu ifite ibyumba byinshi cyane, ushobora no kubara ntumenye umubare wabyo. Akaba n'inzu ifite piscine mo imbere, hanze iyo umaze kwinjira mu gipangu cyayo. Niko bimeze, ifitemo piscine mo imbere, ikabamo na studio. Kina Music bura studio yaho iri muri iriya nzu murimo mubona hangaha kuri screen. Akaba ndetse harakorewemo ni album zigera kuri 2. Hari album yitwa Inzora, hari yitwa Inzora ni ya Butera Knowless, hari yitwa Ingabo ya Neringabo. Uyu mugabo rero akaba inzu yarayubatse, akaba ari inzu nziza y'agatangaza itera buri wese guhagarara akayireba, dore ko n'abaturage bahatuye
bahamya ko ariyo yaba ari inzu ya mbere ihenze muri aka karere ka Bugesera. Reka ngushimire wowe rero utagohehwema kudukurikirana hano ku Buyiko TV. Aya niyo makuru twari tugufite kuri uyu munsi wa none. Ndagira ngo ujye ukanda like, ukande subscribe kugira ngo ujye dushigikira umunsi ku wundi. Nitwangira Umwami Samuel, ndagushimiye naho utaha. Ciao ciao.